wacokoje ingwe zoominga hano nyene kwa zoominga hano iyi ngwe uri kuyireba ifite meaning, ifite impamvu nayishushanyijeho ifite impamvu nishushanyijeho hano hejuru y'ikibuno ngandikaho I'm stronger. Ese hano mu Rwanda ni bangaye bafite imiryango? Ese hano mu Rwanda nta numwe wigeze yihakanwa nkuko nanjye nahakanwa? Ibyo numwe mubizi ko mama yaje akanjugunya? Ntago twari tubizi. Data wanjye naramubuze, ni wowe nabura nkababara. Umuntu utarigeze ngirira impuhwe ku buzima bwanjye, utarigeze ungirira impuhwe habe na nyeya, habe na gatonyanga kamarira, habe na gatonyanga ku rukundo. Kuba ubwo bufaranga yarabwoherezaga nyiri umunyeshuri nkiga, nuko yarazikomba mu rugo. Wafashe izina ngo rya mubyara wawe urarikoresha kugira ngo uzajye umwandagaza. Kankubwire bro, reka njye mvuga ukuri. Kuko Jacky ngo ntago ari izina ryawe. Hanyuma se kankubaze, wenda barasa n'izina ryiwe, noneho nanjye reka nkubwire wakikora igiwe. Izina rya papa wanjye rishyira hasi wamabyiwe. Papa wanjye yarapfuye, izina rya papa wanjye wizakurikira rero rishyire hasi. Vuga ubuzima bwanjye nigeze mvugamo kari akagore ngo ni Janet. Nigeze nkavuga uriya mugore. Ntabwo wamuvuze. Ntabwo nigeze muvuga. Ariko navuze umuryango wanjye, mvuga uburyo nakuzemo, uburyo narezwemo, uburyo naje imihanda. Ngo wa mwana ngo yaje arazingamye, wamabyo reka nkubwize ukuri. Niba naraje narazingamye, reka nkubwire. Jacky uyu munsi ni igitangaza, reka nkubwire. Jacky uyu munsi mfite amabere abiri mu gatuza meza, meze neza, mfite amabuno abiri, nimereye neza, mfite amaguru meza mazima y'ibitesi ndetse urumva njyewe Jacky narakaye. Nta muntu usigera aza kunyitambika mu buzima bwanjye ngo mupfushirize man. Nta muntu usigera aza gutobanga ubuzima bwanjye bwaho nigejeje. Reka nkubabaze usharire ubabare. Gize amahirwe Imana yakomeza ikagutiza uburame hano mu isi, wa mugore we wo muri Canada wirwa uratisha abanyarwanda amafaranga, Imana ikagutiza ubuzima, igakomeza ikakurambisha hano mu isi. Imana ubundi yarangiza ikamereza ubuzima nyabuzima. Nkajya nkubabaza buri joro n'amanywa ukabura amahoro, sinzigera nkubaha, sinzigera ngupfukamira, sinzigera nkubabarira. Ariko wowe ibi bitatu mvuze niko ubwo si muri gupfa ko mbere yaguherezaga ku mafaranga akajya akayahagarika. Ntago aricyo kintu turi gupfa. Kora kwishyura ishuri bakakugura ya padi uri mu mihango. Nje reka nkubwize ukuri wa mugore, ndakwasa umutwe ndawumena, ndakubabaza umutima wawe ndawujanjagura. Ngo uri gutuka ariko ngo nawe akugura ko taxi ya mbere ujya mu mihango. Aragakubitwa n'inkuba agapfa n'abakarutwa n'abapfuye. Uri gufata abana b'abasore ukabishyira ngo bakurongore, ukagira ipfuno ryo kurya iwanyu kuko utigeze wubakira nyoko. Ugafata ubwana bw'ubusore ukabuhereza ayo madolari y'amafuti yuzuyeho imivumu, yuzuye abadayimoni uvanye mu bapfumu yongewe muri Canada wakigoryiwe. Gakubitwa n'inkuba, abo bazimu bawe ntibazigere bankurikirana, abo bazimu bawe bazanacake bambure. Byose nanabivuga wakigoryiwe. Akajya kurata ngo bajade yabahereje amafaranga. Umuntu muzima agera karata ngo yafashije umuntu. Ariko shabari mugishijemo. Urwego rwe barubonye koko. Urwego rwe barubonye wa mucecuru. Wewe ku giti cyawe nago ubona hari character wahindura kuri wowe kugira ngo abantu babone ko ubayeho neza cyangwa uri umwana mwiza? Ko sinzigira nemera kimbwiza kunyivuruguto cyangwa imbwakazi. Nese Jacky, nibyo koko ngo waryamanaga n'umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu wowe kiri umwana? Uri underage kwanza. Umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu ngo yarakurongoraga hagashya. No uri imbwakazi, uramabyi, uri imbwakazi, uragapfa nabi, urakumva urutwa n'amabere yawe yaguye y'imishumi, ukajya kuyaratwa, ukajya gukoresha plastiko surgery ku isura yo kugitazayo iminkanyari, ukajya gushukashuka utwara tw'udusore utujye kugupfubura amabyi. Nese kukiri gutuka umuntu ufite abana bakuruta urumva ko atarukubaho. Bitwa n'inkuba aragapfa nabi, aragapfurubi, arakibagirana ku isi. Ntago ari byiza gutuka umuntu ukuruta Jacky. Kankubwiza ukuri, arimo arashinyagura umurambo wa data, ari gushinyagura umurambo wa mama wanjye, arimo arashinyagura ubuzima bwanjye. Umuntu uri kuvuga nabi ngo ajyaga kubwira ngo ryama mu gituza cyanjye ukaharyama. Naharyama uzi impamvu nababaye? Byari inshuro nka ya gatatu niyahuye ngiyewe kwera umuryango. Nakomenikanaga n'abajama bakuze bazima nyine afite mayindi nzima. Wiga mu gatatu secondaire? Niga mu wa kabiri man, tako ubundi wakiyahura ubundi. Nanywa imiti biranga. Yego. Narapfaga n'ubundi nkazuka. Ubusu ubundi inzoga nzinywe nago napfa, ubundi nago byakunze. Ese ubundi wiyahuza banza wumve. Ibana naryamaga n'abagabo birandeba, ni ibibazo byanjye nago bikureba. Hanyuma ngiye kuryamana n'abakobwa bagenzi banjye se mugira n'amahirwe Sharon ndyamana n'abagabo, none nayo ko none ndyamana n'abakobwa bagenzi banjye mwari ko muri kuvuga amagambo agana gute? Mu kwa munani nibwo natorongeye ngiyewe Sharon. Ndatorongeye ndavuga ati ngiyewe wa mucecuru ndagusize nsize urugo rwawe. Nuwo ntarinze ari kwizana ngo dufite icyo dupfana. Ubugene narinze ko mfite icyo mpfana na Deben.
cyakoze mbona ari umuntu mwiza mbona afite umutima da ntari amarira yanjye mba mbona huje nayo wa mugano ubanza ari byo eshwe nzari ndapfa n'abasabye mwabigoryi the ben sinanakwirwa muvuga ibintu byinshi. Ese umuryango wa mama wawe bimeze bite? Nta numwe nzimo ariko reka mare kwikusanya nabo ndajya kubatigita mbahiga mbacukumbuye nabo mbamenye ngiye kuvuga ibintu byose wa mugore niwe wankorogoshoye. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi ba Stream Jesus TV, nangire mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye na Jacky. Jacky umeze ute se? Icara wigure kishyari dukine diruzinga gari ndirimbo ya musaza wanjye Skytumani hano muri Glitter barimo barayicuranga nyine nkumva biri kumfasha ndayikunda ndirimbo wajyana Ngiye yiririmbiye sibyo naho ubu Ngiye meze neza ndashima Imana Ngiye na satani mani waza kunyivanga mu buzima ngo mwemerere nubwo tumukorera buri munsi ariko nago yanzanaho ibintu bya sababu nyinshi ngo mbure kumuturitsa umutwe. Yego rero Ngiye ndashima Imana ameze neza. Umeze neza ni byiza cyane. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire twigane utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ejo nibwo bwa mbere nabonye uwo bita Jacky yitabire space ari kuri space arimo arahana amagambo n'abantu. Jacky ko twari tuzi ko bira bintu utajya ubijyamo byagenze. Ntago ari ubwa mbere nari ngiye kuri live. Live njya nzijyaho yo ndi kumwe na Dumba umugabo wanjye. Yego. So rero bira bivoro byo kwa Jihad bya live hara kuri space. Yego. Nagiyeho Jihad ni inshuti yanjye cyane. Yego. Brian ni inshuti yanjye. Nta mwanzi wanjye ari uri hari akereka uriya wo mu muryango niwe mwanzi wanjye w'ubuzima bwanjye kugira ku iherezo. Jihad rero kuba wenda twavugana tugapanga bira byo kujya kuri space nakosa yigeze akora ndanamushimira ahubwo yarakoze cyane buriya yakoze ibintu bya kigabo uko biriya byari bimaje kugera ku rundi rwego. Bitewe n'uburyo ki Gasuku ari mwe mu banyamakuru babaza ibintu bakanakabya bagatandukira buriya Gasuku nubwo ari umushiti wanjye rimwe na rimwe reka njye muvugaho. Twaraganiriye numva atangiye kunshomeka muri wa mugore niba ari inshuti nago yari afite uburenganzira bwo kumumbazaho inshuti yanjye kuko nta burenganzira yari afite pe habe na butoya ariko naravuze ati nakundi reka mbivugeho yaranyagisereye atuma ntomboka nyine ndabivuga. So rero ubwo ufite uburenganzira bwo kuvuga buri kimwe cyose natukana natatukana nta numwe bireba urumva nihagiye nunabyivanga mara afite ikibazo mu mutwe. Ndamubaza niba nta muryango yigeze cyangwa nta muntu yigeze ahura nayo hano mu mihanda ngamukoroge cyangwa nta muntu n'uyu numwe wigeze amuzanaho ibintu by'imikino akamukoroga muri life yiwe. Urumva umuntu wese uri bwivange muri bino bintu ndamubaza icyo kibazo. Ndamubaza ati ese hano mu Rwanda ni bangaye bafite imiryango? Ese hano mu Rwanda nta numwe wigeze yihakanwa nkuko nanjye nahakanwe? Jewe Jacky ubu ngubu ukuntu meze uyu munsi mfite uburakari bwa danje ariko uburakari mfite nibwatuma ndeka kurya. Uburakari mfite nibwatuma ndeka gushaka umugati ngo nibereho. Uburakari mfite nibwatuma ndeka kuba Jacky wondiwe. Uburakari mfite nibwatuma ntakomeza ubuzima bwanjye. Ari amabyi yo hanze yaje kunyitambika nagura yambuza gukomeza ubuzima bwanjye uri ndaje muture hasi abura ubuzima ahubwo ari we. Njye tayari yo guhangana nawe. Niba yaje akaza kuri social media twagiye duhangana ibintu bye byose bisase hasi. Yego. Yaje abeshya buryo ki ngo yagiye ngapfasha ngagira gute urumva abeshya buryo ki ngo nagiye ryamana n'abamotari abeshya buryo ki ngo nagiye ryamana n'abangongo n'umugabo wo mu mupangayi. Ibyo byose muraje mumenye ukuri njye nago bindeba. Inda ni inyimena uraniyo wayimennye. Niba umubyeyi ari umubyeyi agira umutima akibye akagombye kuba ayaciye bugufi kuri njyewe kuko ndi umwana agatuza ukarandutura n'umucecuru urumva. Ariko mu by'ukuri niba yananiwe gukora akantu ka kibyeyi akazana ubugoryi akongera agasubiramo ijambo ati ndamwihakanye uwo simuzi. Sasa yo nanjye sinkuzi reka tumire nk'abana bataziranye ariko bafitanye amabanga y'indani kanze nkwereke rero sasa bafitanye amabanga y'indani. Jacky wenda tugende tufokasinga ku bintu yavuze ngo bagutaye hanze ukiri umwana papa akimara gupfa ngabadamu ngo mama yaraje kujugunya imbere y'umuryango baragutoragura. Ibyo bintu yabyumvishe kuri Grammy n'ubundi niko yamubwiye niko nanjye yabimbwiye. Nanjye Grammy yambwiye iryo jambo aravuga ngo papa yamaje gupfa gakimara gupfa ngo nyoko araza gutaka umuryango ngo ndakonsa ndakurera.
nyine meze nk'umuntu wadoboswe yego ariko mu by'ukuri ibyo bintu umuntu wese urerwa muri famiye atari umubyeyi wiwe uri kumurera bavuga ibyo bashaka na leta y'u Rwanda irabizi neza umuntu wese urerwa akarerwa n'inyamaswa nk'izo ngizo bavuga ibyo bashaka hano nakwita inyamaswa abantu bakureze kankubwira impamvu mbita inyamaswa uriya mugore uri kubona atari inyamaswa uriya mugore se kuki yabigaruye ibyo bintu mwari mubizi yabigaruye agamije iki wayitonzeho gato ibyo bintu mwari mubizi ko mama yaje akanjugunya mwari mubizi ntabwo twari tubizi hanyuma kuki yabizanye yashatse kugaragaza iki yashatse kugaragaza umuntu se yashatse kugaragaza ubwamarayika se yashatse kugaragaza ko namwandagaje yanagiye aranyandagaza hano ku mihanda aramvuga ndamaze kukuvuga wa kigoryi mfite uburenganzira wama wese wagiye unyihakana ndi umwana wa musaza wawe uri igiki wowe ko hari ikintu ugeze umarira igihugu uri igiki ko nta na kimwe sibyo no kugira icyo umarira igihugu na mama wawe ntacyo wigeze umumarira na ni isaha aryamye inzu aryamyemo ni leta imwubakiye ntago ari wowe wa kigoryi hano afite yaravuze ko hari n'abandi banafasha yagufashishirizaga hamwe n'abandi urumva batarafashe ababyara banjye ahereza amafaranga bajugunyiramo amafaranga ntago bindeba koko yabahereje amafaranga na n'ubu baracyayabahereza bashukashuka nk'uko ari gufata abana b'abasore akabashukashuka ngo aryamane nabo urumva wahitaho gatoya uko ari gufata abana b'abasore uriya mwana w'umuhungu urango jihadi akamuheza amafaranga akamushukashuka kugira ngo amuvugire ko ari kuri space nanjye akamvugira nk'umuntu w'umushuti wanjye ariko umvuga ko ari ku ruhare rw'uriya cyane urumva akagenda agahereza support Brian ndabizi neza ko ari umuntu wa mbere utajya usabiriza niba ushaka kumufasha uramuhereza man urumva nanjye ubwanjye sinsabiriza niba ushaka kumfasha umfashe cyangwa ubyihorere ntago ngewe n'inginga zino gasiya man nta mwana w'umuntu uzigira nkanga waba uri igikisi data wanjye naramubuze ni wowe nabura nkababara banza unyumve niba uriya mugore yarageraga kohereza Brian amafaranga ngo amuhereze inkunga urumva ngo afashe bari abana b'imfubyi yishyura mituweli agaburira ibyo ngibyo ntabwo twe dushinzwe kubimenya yabivugiye kuri space kiriya ni ikigoryi kiriya kigore biriya bintu ngo yaherezaga ngo jihad amafaranga ibyo ntabwo twe dushinzwe kubimenya yabivugiye kuri space rero iyo ukigaragaza ubugoryi bw'umuntu usaziye ubusa utaza kumutuka cyane ndamutuka ahubwo mubabaze ndamubaga ubu ngubu sasa njye naje kumubaga njyewe ntabwo ndi bumugirire umuntu utarigeze ngirira impuhwe ku buzima bwanjye utarigeze ungirira impuhwe habe na nyeya habe na gatonyanga kamarira habe na gatonyanga ku rukundo kuba ubwo bufaranga yarabwoherezaga nyiri umunyeshuri nkiga nuko yarazi ko mba mu rugo nuko yarazi yabigiraga yabikore wahitaho gatoya ase watuje nakubwira numva nuko yarazi ko mba mu rugo nuko yarazi ko nabaga mu rugo nyine tu mu rugo rwacu nyine kwa gramere hariho kwa mama wiwe nanjye ni mama wanjye urumva kirekana we nanjye agatera agatebe arakanyihakana nanjye nzahita bambwira ati kankubwire warakoze kumereza ubusa ariko narakuze uzi ikintu nubahira gramere nyikubwire kuba yaravuze ngo uyu ni umwana wanjye ndamwemera mu mwanga ariko ngiye uyu ni umwana w'umwana wanjye ako kantu konyine niko katumye mubabariraho ibyaha byose yankoreye ndavuga tuye umubyeyi byibura nibe nawe niyo mpamvu mwubaha niyo mpamvu ngiye mfite uburenganzira bwo kumuvugira urumva nta kuntu uriya rucucu rw'urukobwa rw'urugore ruri hanze rwo muri Canada ruri gukangisha amafaranga ari aho ngaho ari gutoratora amafaranga yavunitse akayakora yabize icyuya yirirwa abeshya ngo nimbishaka ndabivuga ariko reka nceceke urumva akagenda akayatoragura yagize akazayanyanyagiza mu bwana bw'ubusore abubeshya akazayanyanyagizamo mu basitari abereka yuko ngo abakunze shaka mubwiza ukora reka mubwire wa mugore we uri kwishuka cyane ayo mafaranga arekera kuyanyanyagiza muri bano bana urebe ko ari n'ukuvugisha urebe ko ari n'ukureba urebe ko ari n'ukureba icyoroshye wamabyiwe urebe ko umuntu utari bukureba icyoroshye atari nyoko nawe uhereza ubusa ko numva bikomeye ayo mafaranga uri kurata urimo urabeshya abana b'abanyarwanda uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba jihadi uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba Brian uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba Gasuku rekera kuyatanga ureke gutanga amafaranga kuri bano bana b'abasore reke gutanga amafaranga kuri babyara banjye urumva ubabeshya ubufaranga nabwo bw'amafuti butariho n'umugisha n'uyu n'umwe reka nge mbivuge rekera kuyatanga urebe ko umuntu wenyine uzakuvugisha atari mama wanjye ura gramere uriya mama wawe nyoko ureka atari wenyine uzakuvugisha kuko yakubyaye nabwo kandi nabwo afite uburenganzira niyo yanakwihakana bishatse nawe
kuko nawe aho umugezaho wakigoryiwe aho umugezaho ubura kuzanga mu Rwanda ukaza kumuzamura sukari uzumubuza amahoro. Ako Jacky ikibazo gihari nawe wafashe izina ngo rya mubyara wawe urarikoresha kugira ngo uzajye umwandagaza. Kankubwire bro, reka njyewe mvuga ukuri kuko Jacky ngo ntago ari izina ryawe. Hanyuma se kankubaze wenda barasa n'izina ryiwe noneho nanjye reka nkubwire wakigoryiwe izina rya papa wanjye rishyira hasi wamabyiwe. Papa wanjye yarapfuye, izina rya papa wanjye wiza kurikira rero rishyire hasi. Izina rya papa wanjye nanjye rishyire hasi. Papa wanjye yarapfuye, izina rya papa wanjye rishyire hasi wamabyiwe. Njye ntabwo nari nzi yuko uriya uwase mubyara wanjye ariya mabyi nayo narayihakanye, ntabwo nabura kubivuga. Twarabanye mu nza mbere ikirubambana ikigoryi, urumva? Reka mbanze mbivuge man. Uriya mubyara wanjye ntabwo nari nzi ko yitwa Jacqueline, nabimenye nawe ubwe yarabinyibwira ariko natangiye kwitwa Jacky. Njyewe nahinduye izina ryanjye nyizi imihanda nyitangira kwikaraga, mfata izina rya Sharon ndarihisha ndavuga ati izina ntabwo ndikine mu matwi yanjye, mbanza nubaka ubuzima bwanjye, iryo zina Sharon rizamenyekana amaje kugera aho nshaka kugera. Izina Sharon narivuze kwa Yago, vuga amazina yanjye yombi murabyibuka neza. Vuga ubuzima bwanjye, vuga ubuzima bwanjye. Nigeze mvugamo kari akagore ngo ni Geneti, nigeze nkavuga, nigeze muvuga uriya mugore ntabwo wamuvuze ariko ntabwo nigeze muvuga ariko navuze umuryango wanjye, mvuga uburyo nakuzemo, uburyo narezwemo, uburyo naje imihanda, mvuga nigengesere ndeka kuvuga amabanga yabo. Nk'umwana uzi ubwenge, harya wowe warezwe wakigorye wakimara we ujyara kuri space ukavuga buryo ki ngo natoraguwe ngo baje bakanjugunya imbere y'umuryango wamabyiwe, warangiza ejo mu gitondo ukavuga ngo nago ndi umwana musaza wawe wamasewe. Wowe uri igiki wamabyiwe? Uryo uri genda ukavuga ngo nago ndi umwana musaza wawe, uvuga ngo uwo mwana ngo yaje arazingamye wamabyiwe. Reka nkubwize ukuri, niba naraje narazingamye reka nkubwire Jacky uyu munsi ni igitangaza. Reka nkubwire Jacky uyu munsi mfite amabere abiri mu gatuza meza ameze neza, mfite amabuno abiri nimereye neza, mfite amaguru meza mazima y'ibitesi ndetse urumva mwirwa muyareba mu mafoto, mfite amaboko mazima, mfite ubwonko buzima, mfite isura nzima icuruza. Sinigeze njya gukoresha plastic surgery mwabigoryi imwe nkuko mugera mukajya kwihanaguza iminkanyari yanyu ku maso kugira ngo mudasaza. Njyewe Jacky narakaye, nta muntu usigera aza kunyitambika mu buzima bwanjye ngo mupfushirize man, nta muntu usigera aza gutobanga ubuzima bwanjye bwaho nigejeje ngaza bwitambikamo ngo mupfushirize. Wamabyiwe waragenda ugafata amafaranga yawe ukagenda ukajya muri machine kugira ngo ufate ko gasura kawe ukure iyo minkanyari yawe. Sasa rero njyewe Jacky nta kimwe nigeze mpindura Imana kuko ari ziko nzavamo umukobwa muzima w'igitangaza. Reka nkubabaze usharira ubabare. Gize amahirwe Imana yakomeza ikagutiza uburame hano mu isi, wa mugore we wo muri Canada wirwa uratisha abanyarwanda amafaranga, Imana ikagutiza ubuzima igakomeza ikakurambisha hano mu isi. Imana ubundi yarangiza ikamereza ubuzima nyabuzima. Najya nkubabaza buri joro n'amanywa ukabura amahoro, ukagera ku rwego ukampfukamira we motherfucker. Sinzigera nkubaha, sinzigera ngupfukamira, sinzigera nkubabarira, ariko wowe ibi bitatu mvuze nguhereje igihe gitoya wa mugore we, nguhereje igihe gitoya, nguhereje igihe gitoya, nguhereje igihe gitoya. Sibyo no gupfukama, wowe uzakuruza inda hasi. Wowe waravuze ngo ntacyo nzimarira, waravuze ngo ntacyo ndicyo. Hana kuri space uravuze ngo naje nazingamye, wakigoryiwe. Sasa naje narazingamye wamabyiwe, ariko hano imihanda abantu bose baranyubaha kuko nagaragaje uwondi we, kuko njyewe nibeshejeho. Baravuga ati imfubyi yumvira mu rusaku, imfubyi irirera, imfubyi ntago iba ikigoryi. Rero wakigoryi ufite siko na nyoko, jya kubaririra sasa. Hano kuri space ntago ari ujya kutakira, ujya kubeshya abantu ngo urabona ngo umuntu wawe waramufashije kajya harahaze kakakwandagaza. Wamabyiwe nakwandagaje hehe? Njye nakwandagaje birenze biriya, wagiye ukanyandagaza ngo naje ngo narazingamye ngo naje ngo nintuza. Wakigoryiwe naje nza hehe ko hari ariho kavukire yanjye? Wamabyiwe. Ako Jacky wowe urabona genda wowe wagiye ukavukira mu Mutara, wakigoryiwe. Njye urabona ndi wowe nagiye ngavukira mu Mutara wamabyiwe. Urabona ndi wowe wagiye ukavukira mu Mutara. Mvuga ibyawe byose se wakinyendaro. Mvuga ibyawe byose.
niko ubwo si muri gupfa ko mbere yaguherezaga ku mafaranga akajya akayahagarika ntago ari cyo kintu turi gupfa rero kwishyura ishuri bakakugura ya padi uri mu mihango ngewe Jacky umushinga niwe wanyishyuriraga ndashimira grameri ko yabyirukansemo nkabasha kwiga ndashimira umushinga ndashimira leta y'igihugu ko yamfashe nk'umwana wawe urumva kuko data yarakirwanira kuko data yarakomeye urumva banza wumve ndakumva na grameri wanje uri yarakomeye yego ninsabamo ni leta yimwubakiye ni leta yamwubakiye naga ari kiriya kigo n'ikirwa kimangamanga kivuga ubusara kuri space reka nkubwize ukuri wa mugore ndakwasa umutwe ndawumena ndakubabaza umutima wawe ndawujanjagura wango uri gutuka ariko ngo nakugurira ko taxi ya mbere ujya mu mihango aragakubitwa n'inkuba akapfa n'abakarutwa n'abapfuye nani kiri kintu namubwira yo ko taxi niba yarayiguze ni ngombwa ajye kubirata kuri space reka maze mburi abanyarwanda niba uri umunyarwanda uzi neza ko utekereza kumfasha cyangwa utekereza kumeza n'igihumbi cyawe cy'idolari cyangwa utekereza kugira ikintu marira cyangwa utekereza kunyishyurira inzu cyangwa utekereza kumeza ubuzima mu bundi buzima uzibeshye numva yabishyize hanze nzakore ko wondiwe nkuko nanjye nashaka kujya kurata ngo nafashije uyu muntu niba cyamfasha se kuki najya kubirata so amabye nuko nari umuntu nuko nafite akanwa ko kwandagaza umuntu se ariko sinshobora kuko umugisha wawe ubu wiyambuye umugisha wawe ubu wiyambuye ukivuga ubugoryi yego ukivuga ubugoryi bwo kuntu ngo wagiye ngo ugafasha abantu ukaratisha mu bufaranga bwawe bw'amafuti ko wafashije abantu nyo kumumariye iki leta uyimariye iki wakigoryi we uri gufata abana b'abasore ukabishyira ngo bakurongore ukagira ipfunwe ryo kurya iwanyu kuko utigeze wubakira nyoko ukagira ipfunwe ryo kurya iwanyu nyoko ari mu nzu za leta ariyo yamwubakiye wakigoryi we ntabwo nabura kubivuga ukagira isoni zo kurya iwanyu ukagenda ugafata hoteli akaba ariyo uraramo ugafata ubwana bw'umusore ukabuhereza ayo madolari y'amafuti yuzuyeho imivumu yuzuye abadayimoni uvanye mu bapfumu yongewe muri Canada wakigoryiwe gakubitwa n'inkuba abo bazimu bawe ntibazigere bankurikirana abo bazimu bawe bazanacake bambure bye byose nanabivuga wakigoryiwe urabona ngewe urabona ndakabati umuntu wacokoje ingwe zuminga hano nyene kwa zuminga nyene kwa zuminga hano iyi ngwe uri kuyireba ifite meaning ifite impamvu nayishushanyijeho ifite impamvu nayishushanyijeho mfite impamvu nishushanyije hano hejuru y'ikibuno nkandikaho I'm stronger kuko ndakomeye nkomeye nk'ibuye nkomeye nk'urutare ntabwo waza kunkangara wakigoryiwe ariko Jacky nubwo ubu uri kuvuga gutyo abantu bavuga ati nubwo ujye uka kugize ikibazo umuntu wa mbere wagutabara hari Janet kamaze nkubaza mushiti wanje reka mvuga nk'abakonyere mushiti wanje reka nkubwire rero yego Jacky si ubwa mbere nawe ngize ikibazo si n'ubwa kabiri si n'ubwa nyuma nagira ikibazo niba koko ariyo wa mbere wagira ikintu amarira kuki yumvisha inkuru ivuga ngo Jacky yatorongeye yagiye mu gasozi yagiye imihanda natekereze kuvuga ati uyu mwana nubwo namwihakanye reka mugaruye mu muryango kiriya kigore cya gicacu cyo muri Canada ntabwo nabura kubivuga umugabo wese yamurongoye n'ikigoryi nawe njye ntabwo nabura kubivuga njyewe yarongoraga iki uriya mukecuru ugera akajya kwandagaza abantu akajya kurata ngo bajade yabahereje amafaranga umuntu muzima agera karata ngo yafashije umuntu ariko shabari mugishijemo urwego rwe barubonye koko urwego rwe barubonye wa mukecuru barubonye koko niba ufite amafaranga kuki utubakira nyoko ukagira isoni zo kujya kwa nyoko ukajya ufata amahoteli muri Kigali wakigoryiwe wagapfa nabi gusa Iskuru twa na data wipfiriye witabye Imana byibura ko yagize ikintu akorera mama yagize ikintu akorera grameri niwe nita mama kuko ni wenzi yego yagize ikintu amukorera niyo mpamvu uyumvuze nabagira gahinda gakomeye kuko yakundaga data yaramukundaga anamukunda kukurusha wowe utagira ngo grameri aragukunda nagagukunda habe na gatoya Grameri wanje yakundaga papa wanje cyane reka ndanabigutangariza wakigoryiwe kuko yagize ikintu mu marira agira n'icyamarira igihugu wakigoryiwe agira n'icyamarira mama wanje agira n'icyamarira irambesire urango ni muka data nawe ntabwo nabura kubivuga
baroze gusambana ntagiye mutera inda gakeya inywera agafanta rwose. Ese Jacky wenda ntago byaba ngombwa ko wenda twirengagije tutitaye ku byo uriya mudamu uriya mufite icyo mupfana ariko kugutesha umutwe, wowe ku giti cyawe ntabwo ubona hari karagiteri wahindura kuri wowe kugira ngo abantu babone ko ubayeho neza cyangwa uri umwana mwiza? Jesus, yego, uri umushuti wanjye. ndi umushuti wawe. Suzi ukuntu mbayeho? Ndabizi. Subizi? Niba uzi ukuntu mbayeho vuga ibintu bitatu nziho. Ibintu bitatu? Nzi ko uri umwana mwiza, uri umwana w'iniga, nicyo kintu cya mbere nzi, kandi nzi ko ukunda inshuti zawe utajya wirengagiza abantu, ibyo nibyo nzi. Niba ari byo uzi. Jacky niko ameze, ni nako nzahora ameze kugeza ku mwuka wa nyuma. Ariko sinzigera nemera ko imbwa iza kunyivurugutaho cyangwa imbwakazi. Sinzigera nemera ko umuntu aza gukinira ku mubyimba wanjye ku gahinda kanjye. Sinzigera nemera ko umuntu yaza kunsuzugura ari amabyara y'amakubere. Isaha n'isaha ubuzima bushaka kumuhindukana akaza kanega amaboko. Niyo atanega amaboko niyo ejo yapfa urubyaro rwe rwaza rukamiga rukanshaka. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Ndakumva cyane. None se Jacky? Jewe Jacky, ukuntu umeze n'ukuntu nshimira Imana, nuko reka nijute mba nariye mwokabyara mwe. Yego. Ikintu nshimira Imana cyane. Yego. Nuko Imana yemereje umutima wa gisirikare mu mutima ukomeye. Ikama gukomera muri njye, bikama kuba strong. Ikama imbaraga zo kwishakisha ngashakisha ubuzima nkabaho. Ikama umutima w'urukundo nkabasha gukunda, nkabasha no gukunda umuntu wari we wese ari kunyeretse ubumuntu. Sizi kuba indyarya, iyo mbere y'indyarya ndagukatira akubwira ataho kugira ngo tuzapfa ubusa mvira muri life. Urananga indyarya cyanjye urabizi, ntago umunzana y'ubugoryi akaza kunyinira akaza kunyishima hejuru ngo munsi duhuza. Ariko niba nkunze ndagukunda nanjye, niba unyubashye ndakuba, niba unsuzugura ndagusuzugura cyane ndetse bikomeye cyane. Niba unyandagaje genda kwandagaza byikuba inshuro wanyandagaje. Niba wikoze mu nda genda gukora mu bwonko. Ntago njya mpfusha njyewe kuko nta muntu nsenga. Njyewe ikintu kimereje ubuzima gitumye mbuwondi uyu munsi ni amafaranga n'abantu bakiya n'Imana yonyine. Habanza Imana niyo yamaye ubuzima, igakurikizaho abantu bakama ibintu nanjye nkabyiha, ubuzima bugakomeza. Rero icyo kigoryi cy'umugore naho duhuriye, yaranyihakanye nanjye ndamwihakanye mu izina rya Yesu. Abo badayimoni biwe ajye kubajyana ku bana biwe, abajyane ku rubyaro rwe, abajyane kuri gasiya ziwe zose, yita yuko ngo yafashije. Ariko cyakoze urwego rwawe twarubonye madamu wowe gasiya buroro, ubwo urwego rwawe twarubonye. None se Jacky ko yagusabye kujya gupimisha DNA ntago uzabikora? Hanyuma numa gupimisha DNA tonze cyanjye hareka maze nkubwire. Yego, ndahari mbwira kankurabure. Yego ndakumva. Nkubwira kano. Ndakumva cyane. Wasabye kujya gupimisha DNA? Ngujya gupimisha DNA kuko aka kanya nago na character nimwe igaragaza ko uri mu muryango w'iwabo. Genda upimisha DNA, numa gupimisha DNA umusabe imbabazi ku makosa yose wamukoreye. Tega amatwi. Ndakumva. Icyambere. Wa mugore ujya kumfasha sinabigusabye. Nkiba mu rugo kwa nyoko. Ntago nabigusabye. Nyoko niwe wandeze. Nyoko niwe wamaye ubuzima. Nanjye niha ubuzima. Nubwo nakuze mu buryo butari bwo, urumva? Ariko reka ngubwize ukuri wa mugore nkurusha guhabwa uburere. Ndakurusha pe. Nibe nanjye da. Wenda bazabona ngeze akantu k'agatafarikira ku buzima bwa mama. Ariko se wa rugoryi wowe ucecuye usaziye ubusa ukoze iki? Umaze iki? Izo za DNA ijya kumereza amafaranga ngo ujya kohereza ubwo bufaranga bwawe bw'amafuta uri kwirugura ata muri space. Wigeze utekereza kuzipimisha? Ese ubundi aho ngaho wemera wo mu muryango w'abapimisha DNA uba warazikoresheje? Abo babyara banje wemera bafite ba nyina babuze base. Ba wigeze upimisha izo DNA wakigorye wakimara wo kicwa n'umuruho gapfa nabi we? Mana yanjye kankubwiza ukuri wa mugore we, yuza kuba uri mu Rwanda uba warabuze wowe. Ninde se ari kumuburisha tushozwa kuburisha umuntu? Njyewe kankubwiza ukuri.
reka nkubwire mbwira nta kibazo uyu nguyu nari gutuma agira toroma ubwiwe akiyahura ariwe iyi mikino ari ku nkino uyu munsi kuko ari hanze y'igihugu yayikina ari mu Rwanda ukareba nese Jacky nibyo koko ngo waryamanaga n'umumotari wakodeshaga mu nzu z'iwanyu wowe kiri umwana uri underage kwanza umumotari wakodeshaga mu nzu z'iwanyu ngo yarakurongoraga hagashya ukiri umwana utaruzi imyaka abamotari ari kunshinja bajya kundongora yarahari yawe yarahagaze he we yari mu biki ese akabaza ngo basuka ibyo yabihimbye anahimba ko ari umumotari uriya nta na kimwe yigeze avuga kiri truth nta na kimwe kireka kuza kwandagaza umuntu kugira agaragaze ngo agahinda kiwe ngo nagiye ngo mvuga kwa gasuku ngo ndamutuka ngo ni imbwakazi uri imbwakazi ndongera bivuze uri imbwakazi nongera bivuze uri imbwakazi uramabyi uri imbwakazi uragapfa nabi urakumva urutwa n'abapfuye urutwa na data wambye akagira icyo amarira mama wawe ariwe mama wanjye urutwa na data wapfuye akagira icyo amarira igihugu wowe umaze iki sibye kujya kurata amanyo yawe mu kirere wa mucecuru we n'amabere yawe yaguye y'imishumi ukajya kuyarata ukajya gukoresha plastiko surgery ku isura yo kugira itazayo iminkanyari ukajya gushukashuka utwara tw'udusore ngo tujye kugupfubura amabyiwe warananiwe n'umugabo wawe waramunaniye ubwiye ku giti cyawe kigoryi akajya kwangara akagenda kagusiga datuma mvuga n'ibintu byose wamabyiwe ariko uri murasebye umuntu aho ngaho nanone ni namusebye asi uri gusebye umuntu uri kwita ngo bagusebeje nawe ukavuga stati yanjye wayibonye stati yanjye nayibonye ahubwo ngiye no kubijyaho ibyo stati yanjye wayibonye kuri post zawe kuri stati zawe nazibonye njye nabivuga ndakwica njyewe mwica uhagaze icya kabiri ndakumena umutwe n'agasaya n'umutima mujanjagure ngiye kuvuga ibintu byose wa mugore niwe wankorogoshoye wifata umugore muzima umuntu w'umubyeyi ufite abana babiri banduta wakigoryiwe bangana n'ababyara banjye bangana nka mukuru wa papa wanjye urumva wagicucuwe wagize ukajya kuvuga ngo ngiye naje n'abazingamye nese kuki uri gutuka umuntu ufite abana bakuruta aragakubitwa n'inkuba aragapfana baragapfa urupfu rubi arakibagirana ku isi ntabwo ari byiza gutuka umuntu ukuruta Jacky kamubwiza ukuri bakamutonze ntigeze yubaha Jacky nigeze yubaha Sharon ariwe njyewe nigeze yubaha ubuzima bwanjye nigeze mu rukundo nigeze agira na kintu na kimwe amarira nako kantu yigeze kunkora mu buzima nyiba kwa grammaire nyiba mu rugo ibyo n'ipfunwe yagiraga urumva nako kantu yakoze Imana yo mu ijuru imukureho uwo mugisha yari yaravivuye icishemo umurongo igira gutya arimo arashinyagura umurambo wa data ari gushinyagura umurambo wa mama wanjye arimo arashinyagura ubuzima bwanjye ayo mabyi hanyuma ko ubu ngubu ndi kugaragara neza ndi gusa neza nibwo aza kwigaragaza ko dufite aho duhuriye ariko ikintu nagukundiye izi cyari cyo wagira uravuga ngo nta kintu duhuriye twahuye kabiri mu buzima mukanya wongera uravuga ngo mwana wanjye ugize ikibazo ngo ni wakigoryiwe njyewe uziyoza umura nabyo muri ino mihanda uhuye nabyo wanasara watorongeye wowe wapfa n'ubundi upfuye uhagaze ubundi wowe ari cyo kintu nakubwira reka nirebere posti wagiye ushyira kuri WhatsApp yawe ya mbere nubundi arimo ararata ngo ni umukuru w'umuryango kuri njye ntabwo uteze kuzaba mukuru kuri njye uri hasi kuri njye uri kigoryi kuri njye uri amase uri amabyi reka nukane nk'abakonyine dore kari mwega mwese mwanyigisha bino bintu wabyo ukora mama wawe wakubyaye n'ibikeye ibyo ukora mama wawe wakubyaye n'ibikeye wakigoryiwe nubaha umuryango wanjye ndawubaha cyane urawubaha ugenda ukawukora mu nda ukawiyambura ngo urawubaha niba uwubaha kuki njyewe wanyubahutse niba uwubaha niba wubaha umuryango wawe kuki njyewe wanyubahutse niba uri umuntu mukuru kakada niba udasaziye ubusa kuki waje kuri space ukajya kwikora mu nda bingana kuriya akigoryiwe ndaje nkwandagaza none ndaje nkwanike mvuga ibyawe byose hano uzajya undeba ugatitira ejo uzajya duhurira ahantu ukavuga ati mana isi nijoro nshaka kureba Sharon mu maso nese Jacky kubera iki bino bintu wabyirije kuri stati ngewe ndabona ni byinshi cyane ngomba kubyiriza yuko ngiye mfite agahinda mu mutima wanjye mfite igikomere mu mutima wanjye mfite ibintu mu mutwe wanjye urumva ahubwo se nari nabyirizaho ahubwo ndashyiraho n'ibindi ariko ngiye nzi ko nkuko Brian yavuze ngo iyo umuntu ababaye yari kuvuga Brian arenda kukujyana gusenga basi ukagaruka ku murongo urumva nekereza ko ahubwo waje ariko njye nifite amahoro umutima wanjye ngira ngo mwari mwabibonaga muri no bisari n'icyo wabibonaga rutuje cyane nari nuje kuzana
nari nuje izi faya zaturutse kuri ranyacu yo muri Canada uriya mugore urumva zaturutse kuri gasuku winjirira abantu yanyinjiriye atuma muvuga atuma musebye ngomba kumusebya incira 1000 n'ejo nzongera kugeza igihe azavuga ati ubundi ubugoryi ndimo n'ubuki akubaha umurambo wa papa wanjye basi akawubaha umuntu uri kuvuga nabi ngo ajyaga kubwira ngo ryama mu gituza cyanjye ukaharyama naharyama uzi impamvu nababaye kurusha ibindi byose uriya mugore ari mu bantu nakundaga cyane muri famiye ari mu bantu bakundaga kunyumva cyane muri famiye ari mu bantu nabwiraga buri kimwe nawe akambwira buri kimwe ari mu bantu niyo mpamvu nzi byinshi byiwe kurusha ibyanjyazi jewe nzi byinshi bye kurusha ibyanjyazi none se mwaje gushwana umuntu uzi ibyanjye cyane ni uwandeze wenyine ari we grammaire nese ura mugore mwaje gushwana mutekane numva mwarumvikana uko twashwanye byahereye twashwanye 2019 hagati aho 2020 je navuye mu rugo 2020 mu kwezi kwa 8 ubwo navuye mu rugo urumva nibwo natorongeye ngavuga ati ngiye aha nubundi nta kintu ndi kuramira hano urumva reka rero ngiye nkurabure 2020 aho ngaho cya 2014 nako nanjye 2019 mu kwezi kwa 7 ngiye ndibuka ukwezi sinibuka umwaka nibwo yanyihakanye urumva yakwihakanye gute kandi mwari musanzwe mwumvikana ukuntu byagenze mu kwezi kwa 7 ukuntu byagenze icyo gihe byari muri weekend ariko wa 6 urumva byari inshuro nk'iya 3 niyahuye ngewe kwera umuryango urumva ndagenda byari kwa 6 mu kwezi kwa 7 icyo gihe byari kwa 6 nari mu wa 2 secondaire ngiye urabizi ngiye nikomanikana n'abantu bakuru gusa nta mupeti ngiye nkomenikana nawe n'icyo gihe niko nari nimereye nakomenikanaga n'abajama bakuze bazima nyine afite mind nzima wiga mu wa 3 secondaire niga mu wa 2 man mu wa 2 icyo gihe afite imyaka ingahe nibaze by'imyaka nayo nsakuriza nzibaho none birangije umucecuru aranzengereza koko kurya birananira ibiryo n'ubundi nabiryaga mbitama Mariya n'ubundi narukundo bigeze bankunda urumva ndagenda ndavuga ati akubundi wakiyahura ubundi ndavuga ati nanyweye imiti biranga narapfaga n'ubundi nkazuka ubu se ubundi inzoga nzinyweye nago napfa ubundi nago byakunda ese ubundi wiyahuza banza wumve birangije fata umwanzuro navuga ati ndatorongeye ndagiye ndagenda njyana nabo batipe bari bakoresheje pati icyo gihe inzoga z'ibyuma nibwo zari zadutse n'ibiki ndagenda ndazigotomera icyo gihe nago nari nariye zagera zinwika igifu zimaje kunwika igifu mba ndagenda mu rugo nari nagiye nyuma saa 6 garuka nka saa 2 z'ijoro ko nagarutse mu rugo nasinze nyine ntabasha no kureba nagiye gute umucecuru abarabibonye guhagarabirana ndagenda nicara hanze ku muryango ubu ngo n'isuri rikunzamo kabisa ukuntu ari imeze ndagenda amagara hanze ku muryango mba ndarutse nduka amaraso ndutse amaraso umuturanyi w'umupasiteri umucecuru agenda ahita ahuruza abarahuruje ngo ni murebe ngibyo njya mbabwira ngo amafaranga ngo muhereza ngo amafaranga uriya mukobwa ngo amwoherereza ngo yajyana mu nzoga ubwo ya mafaranga yari yawohereje hari yashize nk'icyumweru ayohereje nanayakoreshe nayamaze yari nifite ibibazo byanjye mu mutwe nagiye ngo kwiyahuza mu yoga ndayo korana napfa nabwo ndiyahura biranga urumva bageze mu rugo niko kuruka ayo maraso umucecuru aragenda amagara abaturanyi umumama pasteur abone kuntu meza abona nazanzamye abona byakomeye aragenda afata amata y'umucecuru yarari mu ijyaga agenda asuka mu gikombe arangotomeresha ku ngufu kugira ngo ngarure ubuzima aje ahita neruranjyana mu cyumba umucecuru abona gadashaka no kunkoraho atabikeneye bikanye ngo ngibyo umugore aranterura ubwiwe aragenda guramo imyenda aramindura akira ku gitanda aranyorosa umucecuru ahita afotora amafoto ayoreza rukobwa rwe rwo hanze ngo reba ngo amafaranga y'urwo wohereza ngo Sharon ngo yirwa yangiza ngo ngayajyana mu mayoga ngo muri bano basore ibiki n'ibiki umukobwa nk'isasu nyine nk'isasu nkanjye n'ubundi tumeze kimwe duhuje kamere akigoryo n'ubundi nubwo wihakana abadayimoni bawe banza barankurikiye ariko ndakwiyamye nago iyo nyatsi yawe y'ubugome ngiye zigere nkurikirana nzagira ubugome bwanjye ku giti cyanjye mbugire uwabungiriye urumva birangije abaravuze ariko ngo ubundi ngo uwo mwana ni uwacu niko kunahise avuga urumva ngo uwo mwana ubundi ngo ni uwacu ngo ntabwo uwo mwana ari uwacu ngo ngewe warambeshye ngo ntabwo uwo mwana ari uwacu ngo ntabwo ari uwa musaza wanjye ibyo si bivuyeho mu gitondo ayo yaraye yohereje mu voice note umuturanyi azayumvisha mama mu grammaire
ati ngewe urwo rwana nago nduzi ngo ngewe ngo banza ari inzerezi ngo banze ngo mama yaramutoraguye ngo ngahanu mu bimotera ibintu nk'ibyo avuga ibintu byinshi avuga ngo icyo cyane ngo banze yaragitoraguye ngo nge nago nyizi ngo nago nemera ko umwana musaza wanjye ngibyo simbyemera se tu ngo nago mbyemera ngewe ngo ngewe ngo nemera bawa se ngo nge nemera ngo bande nabande urumva ariko ngo ngewe shari simwemera ngo naho duhure ngo nanubwo dusa ngo nago nabuze umuntu basa mu muryango ibintu nk'ibyo avuga amagambo akomeye nkomeretsa amana avuga ati ngo ngewe ngo nago mukeneye muri urwo rugo ngo nge si mukeneye ese umuntu yakubwira gutyo ukabukiba muri uwo muryango biragoye abaranyihakanye nyina nyihakana gutyo ngo nakizazongera kumfasha kuva uwo munsi banavuze ati nanjye kuva uyu munsi ndamwihakanye ndamwanze urunuka kandi kuva uwo munsi yego n'ubundi ku mafaranga yoherezaga nakintu yamariraga najyaga no gushaka ndi mu bundi buryo ndakomeza nishakishiriza ubuzima gutyo icyakoze mu kigo bari banzi kuri number 1 mu kwambara narambaraga koko mana yanjye n'abarimu banyigishaga respect kuri ngiye ku cyangwe nambaraga neza ndakuguraga icyangwe uwo mugore yohereza udufaranga umucece akaducamo kabiri akamereza nkagira utuntu nguramo naho gakweto nkakagura ariko nibigire ikintu bimarira akomeza ngashakisha mu bundi buryo nizo support nkazibona ku bandi bantu nyine muri ubwo buryo ibana naryamaga n'abagabo birandeba ni ibibazo byanjye ntabwo bikureba hanyuma nje kuryamana n'abakobwa bagenzi banjye se nje kumera nk'umwana wawe wakunaniye ugenda akaryamana n'abakobwa bagenzi be wakigoryiwe ubundi bibarya he yo mubonye ndyamana n'abagabo mama ujyango ndyamane n'abagore se mwabicucumwe mwabigorgima mugira n'amahirwe Sharon ndyamana n'abagabo none nayo ko none ndyamana n'abakobwa bagenzi banjye mwari ko muri kuvuga amagambo agana gute nkomwe kuvuga ko mwagushije ishyano none ibintu birakomeye cyane ndangije bitafata umwanzuro mu kwa munani nibwo natorongeye ngewe Sharon ndatorongeye ndavuga ati ngewe wa mucecuru ndagusize nseze urugo rwawe sinigeze naramusezera ngewe ku mutima wambwa ati wa mucecuru ndagiye yabonye ndi kuzinga imyenda gusa ibikapu byanjye byari bimaze nk'icyumweru bizinze nta n'ubikoraho ishyu abona ndi kurira mu modoka ndi kugenda ugenda ugiye he rero ngenda ngiye Gisenyi njye gushaka y'ubuzima waragiye suraraye ndarayo nyine nanjye nagiye mbwira Imana yibwa ati nagiye mfukama ku buriri nabibwa ati Imana urupfu banyishe naga ari rutoya noneho niba ushaka kunyice ariko ningwe mu maso y'aba bantu narapfuye naragiye ndiyica baranyishe ngiraho ndiyica ubwanjye ndiyahura wanga kuntwara watwaye data na mama uri kuba maze iki niba wari uzi neza ko nzapfurupfura umeze gutya mbwira Imana ndayibwira ngo Mana mfashe umwanzuro wo gutorongera nta muntu n'uyu n'umwe nsanze rengera ubuzima bwanjye niba ko kuri Imana rengera ubuzima bwanjye Imana niko nayibwiye yonyine niyo yumva ipfubyi baravuga ati imfubyi irirera imfubyi nigibura ubwenge imfubyi yumvira mu rusaku icyo kintu uracyumva umunyarwanda aciye umugani gutyo imfubyi yumvira mu rusaku imfubyi irirera nigibura ubwenge nge nafashe umwanzuro nawe nsanze nawe ndirira ndagenda ndatorongera ubwo buvuye Kigali ujya ku Gisenyi ngi Gisenyi umuntu wa mbere wanje kumbona imihanda bamwita Muvunyi ariwe Jeff bazi ku izina rya Muvunyi yabahereza ubuhamya bwanjye manye wazamutse Gisenyi Kamaro niwe wamereje ubuzima niba tumye mwese mumenya mwabigorgima Kamaro uriya inkota y'amatovu niwe wamereje ubuzima niwe watumye mbaho manye ndanamushimira cyane Imana imuhereza umugisha niba ari Imana agiye ikamukoreramo akamfata akavuga ati mwana wanjye reka nkwereke ukuntu game ukinwa uri umuhasira nabonye utabuze ubwenge ngewe jya hariya ihiringe ishakemo ibisubizo kandi byarakunze nano biracyakunda niyo mpamvu wagize nk'umuntu witambika ku mubano wanjye na Kamaro ni izina ry'Imana naguhiga ijoro n'amanywa narara nkubonye kandi ntabwo byakugendekera neza mbaye mbivuze mwese mwumve mutega amatwi hanyuma Jacky ninde wagusanze ku Gisenyi kugira ngo ugaruke Kigali byagenze bite narahasorinze ngera ku rwego mb'umukozi wo mu rugo ngera ku rwego ndyamana n'abagabo runaka batandukanye ngera ku rwego mfatwa nk'inzereze n'ubundi wagira ngo abazimu bura mucecuru bo muri la famille wa rucecuru ruri muri Canada ruri kunza n'abazimu biwe wagira bari barankurikiranye urumva ndagenda mura n'ibibazo bitandukanye nyine nshaka ubuzima tu nemana ndabyakira ndyamana n'abatipe benshi cyane ndyamana n'abantu batandukanye mura na Gasiya buroro zose ariko dashima Imana yuko uyu munsi umuntu wese wansuzugwe kiragiye adatinyuka no kunza mu maso namwica ndakurahiye bakamumbaza umuntu wansuzugwe muri kiragiye cy'ibibazo n'umuntu uri
gutinyuka kunsuzugura n'icyondo cy'uyu munsi reka mubwize ukuri ugende gakiya na feri kuko aho tuzahurira tuzaserera ariko nane ntago nabura kukubaza ijoro rya banza wumve ukuntu byagenze nyine nuko nguko nagemura n'ibyo bibazo byose nza muri Kigali ndahasoringa mva za Gisenyi njya za Muhanga mva za Muhanga njya za Kinyinya mva za Kinyinya mbana n'abantu mva za Kinyinya njya za Remera mbana n'abakobwa benshi cyane gira amahirwe umuntu umwe mu buzima wankundaga n'ubundi nkibano kwa Gramere newe wenyine waje aramfata arambwira ati ngiye kuguhindura ubuzima anjyana muri ghetto akagato gatoya nyine kwa kundi kanangiye ubuzima shima Imana icyo gihe singoshye naryamye ibyumweru 2 ntava mu nzu ndi kuruhuka ndi kuruhuka ubwonko mwana uzarwasaza kurara amajoro urarana n'abantu mandi birwa gukinata ku mubiri mani naryamye ibyumweru 2 Hano birwa bakwibutsa ko wagucumbikiye yego mani naryamye ibyumweru 2 nava mu nzu ariko ndi kurya icyo nshaka ariko nambara icyo nshaka ariko nimereye neza nubwo bitigeze bimara kabiri rubanda n'indashima rubanda n'indakoreka iyo umuntu akubwenga aragufasha buriya nuzishinga ijambo ry'umuntu umuntu akubwira ati ndagufashije nagaba ariko azahora agufasha aguhereza akaboko kakwigisha ubwenge bwo gushakisha iyo nawe kwandi ikigoryi cy'umukobwa cy'ibinyendaro nka bino bigoryi byose byirirwa byeteta amanyo hano hanze ariko kwandi ikigoryi umva narasubiye iwacu navuze ati ubuzima bwacanze rwose nagarutse kuko ubu ngubu ni inshuro ya kabiri nari ngiye ni inshuro ya mbere naragiye nsubirayo ndavuga ati byanze mu mbabarire nsaba imbabazi ariko sinari ngiye ahantu hazima yagiye n'undi gupfa nabi urumva ariko inshuro ya kabiri navuze ati sha ndagiye none nshaka nzapfe muzaze mushyingure n'uri nawe buri umuhamba na n'ubu ndacyabibabwira nawe buri umuhamba mwaranyihakanye umuntu umwe wenyine mukuru w'umuryango ariwe Gramere niwe unyemera nanamwanditseho ngewe urumva ibyo by'ubugorgira muri kwivugishwa kereka nanyikuzaho nibwo nzavuga ati noneho aho bigeze noneho ndayamanitse urumva ariko mu by'ukuri wampfura we y'Imana y'Abanyarwanda bundindiye umukecuru wanjye w'umurinzi rwose umwereje ubuzima ngewe abanza areba agaciro kanjye ubu iki nicyo gihe isaha yageze urumva imiryango twisubiranyemo noneho tuvuge niwo ntarinze ari kwizana ngo dufite icyo dupfana ubu nge narinze ko mfite icyo mpfana na Deben nge narimbizi ngewe we na Deben nabonye ngo dufite ngo icyo dupfana da niko numvishe nawe ubwe nago yarabizi Deben yagufashije iki namfashe iki se nge uramuzi he ko duhuriza imihanda cyakoze mbona ari umuntu mwiza mbona afite umutima da nari amarira yanjye mba mbona huje nayo bamugana ubanza ari byo mu miryango ntaga turazo tujya tubura urumva umuryango ni munini ubu se uriya Iva Buravani sinabimenye ejo bundi ari uko amaje gupfa ngo dufite icyo dupfana icyo duhuriye yego ariko ibintu byose bigenda byizana ubwabyo bavuga ati iyo ukize barizana kubayeho nabi kandi numva ufite imiryango ikomeye gato ngiye mbayeho nabi ngiye Jacky ngiye uri wambona naraye mu muhanda wakuze nabi baza wumve nakuze nabi ariko simbayeho nabi ibyo abantu bita ubusazi nibyo bintunze ibyo abantu mwita ubugoryi nibyo bintunze mwabigoryi mwe namwe reka mbatuke urumva nawe nshaka ubufasha ngiye rwose eshwe nzarinda pfa n'abasabye mwabigoryi mwe n'ubundi nakeza kanyu mufasha umuntu ejo mu gitondo mukajya kubivuga mukajya kubirata urumva Deben sinanakwirwa muvuga ibintu byinshi ntago nari mbizi ko dufite aho duhuriye nako gakobwa ngo ni Kaburenda niba ari akagore niba ari agaki nago mbizi ngo mushiki wiwe ne numvisha avuga ati ngo ngira nyecuru yo muri Canada urango ngo Geneti ngo ni mu cousine wiwe ubwo Deben ni cousine wanje suri kubyumva se ubwo rero ibyo simbizi ngenda bihamya neza yuko famille ya papa ikomeye irimo abantu bakomeye baremereye cyane wa mugani wa Jenny wumvuga ati ibi bintu biraremereye ese umuryango wa mama wawe bimeze bite nta numwe nzimo ariko reka mare kwikusanya nabo ndajya kubatigita mbahiga mbacukumbuye nabo mbamenye yego nawe uyaberwa iwabo